Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nongeye kubaha ikaze abadukurikiye, abatureba, abatwumva kuri Hebron TV. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Ngiye mwumva ni Pastor Eric, kandi ndazi neza ko musanzwe munzi, muramenyereye, dusanzwe tuziranye. Twongeye kugaruka rero kugira ngo tubagezeho inkuru nziza y'agakiza, inkuru nziza ishobora guhindura ubuzima bwawe, kandi tuvuga Imana twabonye, twiboneye bwacu, tukayireba n'amaso yacu, tukabona ubwiza bw'Imana, tukabona icyubahiro cyayo, ndetse tukabona Imana ihindura ubuzima bwacu. Uko bwije nuko bukeye, tuzi neza ko Imana igenda ibana natwe. Aho muri mwatubera hamya ko Imana igira neza. Nawe utari wabibona, humura, hariho ibyiringiro. Reka rero ngo ikaze udukurikiye uri hanze umupaka w'u Rwanda, n'uri mu Rwanda rwagati, abatwumvira muri Europe, muri Canada, ndetse Australia, USA, mwese Imana ibamugisha, no mu bihugu bidukikije, mwese Imana ibagirire neza. Ndazi neza rero ko mugiye kugubwa neza. Ndazi neza ko Imana igiye kugira ikirema, kuko Imana igiye guhindura amateka. Imana igiye kuzamura ibendera ryo gukoresha ku buzima bwawe, kuko Imana ituvana mu bwiza dushyira mu bundi. Murabizi ikintu Imana ituzaniye ni ukugira ngo tukuvana ahantu hamwe tukugeza ahandi. Impamvu mvuze gutya ni iyihe? Ubundi Imana niyo yakabaye iza kuvuga ibimvuga, ariko iratwohereza kugira ngo idukoreshe. Niwumvira ibyo tuvuga, niwumvira ibica mu ijambo ryayo, bice mu kanwa k'abakozi b'Imana n'abahanuzi, uzagera kure, uzatera imbere, ko tuzi ko Imana tuvuga niyo twiyumviye ubwacu, tukayibona, intoki zacu zikayikoraho. Tuzi neza ko Imana ikora. Abakomeje kudukurikira rero mwagiye mubona impinduka. Hari abagenda batubwira ngo impinduka zabaye, indwara zakize, babyaye, bateye imbere, Imana ikagenda ibana nabo. Imana ibamugisha rero. Hanyuma ntabwo ndi jyenyine, nabatumiriye umutumirwa ukomeye cyane, abantu musanzwe muzi, ni surprise. Ni umutumirwa ubohora abantu, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Ni umutumirwa ndeka mbararikire, ntari namba babereka, mbabwire ngo ni umukozi w'Imana, Imana ikoresha ibitangaza. Ni umukozi w'Imana wumva ijambo rye, warupfuye ukongera ugahembuka, wumvaga ubuzima bwawe bugeze ku ndunduro, ukumva imbaraga z'Imana zirongeye ziragarutse, ukumva wongeye kwigirira icyizere. Muramuzi. Nzi neza ko hari abo yagiye ahura nabo, abo yagiye asengera, abo yagiye abwira. Ndazi neza ko ubuzima bwanyu bwagiye buhinduka. Niyo mpamvu rero namubazaniye uyu munsi, kugira ngo ubuzima bwongere buhinduke, kugira ngo Imana ibavana ahantu hamwe bageze ahandi, kuko ni Imana tuvuga kandi ishoboye. Rero twagize amahirwe yo kumubona, ntabwo byatworoheye kumubona. Ni umukozi w'Imana w'icyubahiro, ni umukozi w'Imana, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Aba afite akazi kenshi, ariko arigomwa, aravuga ngo uyu munsi reka nanjye nce kuri Hebron TV mbabwire ngo imbaraga z'Imana zirakora, kandi imbaraga z'Imana zirakora, imbaraga z'Imana zigiye kubakora imirimo n'ibitangaza. Yamudutumyeho rero, munyemere tumutega amatwi, ntimurambirwe, kuko yatuzaniye ubutumwa, yatuzaniye igipfunyika. Muraza gutungurwa, ahubwo namwe muraza kungurira akantu, kuko nakoze akazi gakomeye kugira ngo mugereho. Reka rero mubereke mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane mushumba mwiza kuntumira, nubwo byari bingoye kuza, ariko namwe ntabwo bantumira ngo mbure kuza nihuta, kuko hari amateka dufitanye, hari ibintu nkuziho bikomeye, wambereye inyunganizi mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu naje nihuta nza kuri Hebron TV nkuko wari wantumiye. Ndabashuhuje mwese, Imana ibaho umugisha, kuko nicaranye n'umukozi w'Imana ufite amavuta, nicaranye n'umushumba nemera, umushumba ukorera mu mavuta akwiriye, kandi inyangamugayo y'umushumba. Nubwo abashumba bose bari inyangamugayo, ariko muri benshi uri uwa mbere. Amen. Murakoze umugisha rero kuba turi kumwanga, nishimye kuhaboneka. Mwamubonye rero, ni umukozi w'Imana, umushumba w'amatorero menshi kandi w'icyubahiro, Reverend. Imana imuha umugisha, ndamukunda, ni inshuti yanjye cyane, kandi akaba n'umubyeyi wanjye, akaba n'umujyanama wanjye. Mbega ni sponsor ukomeye cyane, ni kansara ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Imana imuha umugisha, namwigiyeho byinshi. Rero nge Pastor Eric musanzwe munzi, ndazi ko nagishya. Imana bamugisha. Ndagira ngo rero umukozi w'Imana wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, nk'abandi umukozi w'Imana. Yavuze ngo nuba amatorero menshi ku isi, nuko n'ubundi kuri YouTube turahura ari benshi cyane, duhurira kuri TUT, tubagira neho Bwuzu TV, abo duhurira kuri International Prayers Group, nabo duhurira ku iriba ry'amazi adudubiza. Mwese turabakunda, kubera ko ni ngewe n'uyu nguyu, kandi nishimiye, nyuzwe, nejejwe no kuba kuri Hebron TV ndi kumwe n'umushumba w'itorero. Amen. Ni kuvuga ngo nawe bazajya bagushaka, bajya bagushakira kuri
tubageraneho bwuzu TV TUT. Imana igumugisha cyane, urasobanutse. Imana igumugisha cyane. Rero uyu munsi twabazaniye ijambo ribohora, twabazaniye ijambo rikiza, twabazaniye ijambo ritanga ubuzima. Dusanzwe turibaha ariko noneho ni message, ndetse turatekereza ko umuntu wese uri burikoreho cyangwa uri burikire mu bikorwa cyangwa uri bubyumve akabitega amatwi araza kugira ubuzima. Kandi reka mbabwize ukuri, ijambo ry'Imana riravuga ngo nibubona abantu babagendereye bakaza iwanyu. Ubu ngubu wenda dushobora kuba tutageze iwanyu mu ngo, ariko tugiye kuhagera mu buryo bw'ishusho, tugiye kuhagera mu buryo bw'ikoranabuhanga, tugiye kuhagera mu buryo budasanzwe mubona nyine bwa YouTube channel. Ndagira ngo rero tuhagere. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga no mu gice cya 10 muri Luka, haravuga ngo nibubona abantu babakiriye mwabasuye mukabagenderera bakabakira ngo muzabasabire uwo mugisha. Rero abantu bagiye kutwakira kuri Hebron TV, tukabasura mu ngo ziwabo, tukabasura duciye kuri YouTube channel, tukabasura duciye muri ekuteri. Reka mbabwire ngo nubwo tutageze iwanyu ariko ibyo muza kumva burya twahageze. Nimutwakira rero turabasabira umugisha, kandi azi neza ko Imana iri bubane natwe. Uyu munsi rero tutabatindiye, tubafitiye topic cyangwa umutwe w'ijambo tugiye kugenderaho uvuga ngo intambwe cyangwa ibintu bitatu wakora, intambwe 3 watera Imana ikakuvanaho igitutsi. Sibyo mushumba? Intambwe 3 watera Imana ikakuvanaho igitutsi, cyangwa ibintu bitatu wakora Imana ikakuvanaho igitutsi. Mbere yuko twinjiramo, cyangwa ibikenewe kugira igitutsi kikuveho, cyangwa ibintu bikenewe kugira ngo ibitutsi bikuveho, cyangwa igitutsi kikuveho, igisuzuguro. Igitutsi kibaho, igisuzuguro n'ikimwaro, hari no kumwara ariko, hari no byose biragendana. Kimubanza ni mukuru w'ikindi mushumba. Igitutsi no kumwara nagisuzuguriro ugira ngo birangana. Reka tubisesengura kirahita. Urumva? Hari twatuvuze igitutsi, igisuzuguriro. Igisuzuguriro ni ikintu bagusuzugura immediate. Ikimwaro ni igihe wasuzugutse bikarangira ahubwo ugasigara wumva waramwawe wenyine. Naho igitutsi nicyo bagututse, igisuzuguriro nicyo bagushyizeho, ariko ikimwaro niwo mwanzuro w'ibyo byose twavuze. Ni bya bitutsi, ni kagasuzuguro, barangiza ukicara mu kimwaro ukamwaragurika. Umuntu ameze atya ugashobora kugenda ameze nk'uwapfuye. Cyane yakwicara mu ntebe akumva siye, yakwambara urukweta akumva ntakandagira ku butaka, yajya mu muhanda ugasanga arahunga abantu, yajya mu bantu ugasanga ntashaka kubonekamo, akaza iteraniro ryatangiye agasohoka ritararangira kubera ikimwaro, kuko byarenze Lokia Masetalamon, byarenze gutukwa, byinjira mu gusuzugurwa. Noneho umusaruro w'ikimwaro ni wa muntu winjira mu bukwe butangiye agasohoka butararangira, yinjira mu materaniro ryatangiye ngo batamubona, agasohoka ritararangira ngo batamubona. Muri make ni wa muntu urya abandi barangije kurya, akaryama abandi, ugasanga buri gihe yumva yamaze kubikwa n'icyo twita ikimwaro. So ni intambwe 3 zadukura mu kimwaro, kandi wari we wese, kuko burya ikimwaro ni finale, ni umwanzuro w'igisuzuguriro n'ibitutsi. Reka tubisesengure mu kanya. Reka rero twiragize Imana, hanyuma Imana tuyobore muri iki kiganiro. Umushumba mwumva ko afite ibintu byinshi, kandi koko nibyo musanzwe mumuzi, afite ibintu byinshi. Ndazi neza ko Imana iri bukore imirimo n'ibitangaza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana nzima, uri Kristo twiri tisala rope kitisa, uri Imana twiringira tukabaho, uri Imana twiringira tukabona. Reka imbaraga zawe zibe kuri twe, reka utugirire neza, reka icyubahiro cy'Uwiteka kibe kuri twe, imbaraga z'Imana zihagarare natwe kuri Imana nzima. Rero ikiganiro tugiye gukora utuyobore, ntabwo ari twe ahubwo tuvuga ibyawe, uduha ubutumwa bukwiriye, uri bubyumve, uri bucyumve, ntasigare uko yabyumvise, ahubwo impinduka ziboneke. Rero umushumba umugisha, nanjye umugisha, twese duha imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba urakoze. Rero reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 7, dusomye ku murongo wa 37 no 38. Tumanuke hepfo gato twumve. Haravuga ngo uwo mugore, cyangwa hejuru hari umutwe w'ijambo uvuga ngo umugore w'umunyabyaha asiga Yesu amavuta ku birenge. 37 haravuga ngo uwo mugore, umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha, amenya ko yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye ararira, atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye abisiga ayo mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati uyu muntu iyo aba ari umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we,
kandi uko ameze ko ari umunyabyaha. Yesu aramusubiza ati Simoni, mfite icyo nkubwira. Ati mwigisha mbwira. Ariko Yesu ni umunyampuhwe kabisa. Ati hariho umuntu wagurizaga uwari ufite abantu babiri bamubereyeho imyenda. Umwe yarimo umwenda w'idenariyo 500, undi arimo 50. Ariko uko bari babuze ubwishyu azibaharira bombi. Mbese muri bo bombi uwarushije undi kumukunda ninde? Simoni amusubiza ati ngira ngo ntwariye nyinshi. Nawe aramubwira ati uvuze ukuri. Amen. Ntekereza ko dusomye hepfo uzasanga aho Yesu yabwiye uyu mugore, aramubwira ngo izina ryawe rizavugwa hose. Amukuraho igitutsi ko yari indaya, uyu mugore yari indaya. Twifashishije rero iri jambo, ntago Yesu yahise amubwira ngo akimugera imbere amubwira ngo ukuweho igitutsi, ukuyeho igisuzuguriro n'ikimwaro, bya bintu bitatu wahoze utubwira mushumba. Ntekereza ko Yesu atahise amubwira gutyo, ahubwo hari icyo uyu mugore yakoze. Ariko hagati aho mbere yuko uyu mugore agikora, mushumba, aburiya harya ikimwaro buriya kibaho cyane kumwara. Icyambere ikimwaro ntabwo ari cyo umuntu yizanira, gituruka ku bandi bamumwaje. Yego. Kibaho rwose burundu. Bivuga ngo ni uburyo ki abakuzengurutse n'ibikuzengurutse byakuzanira ikimwaro. Ikimwaro ubundi ni umusaruro w'ibitutsi n'igisuzuguriro. Umuntu akamwaragurika gusa, akagenda asa nk'uwataye ubwenge. Yanagera muri kaburimbo akajya ku ruhande hamnyura amagare, agahunga abantu, ntasuhuza abantu, rimwe agahera mu rugo, ubundi ahora n'abantu akajya muri telefone nta message hari, kuko yaramwawe. Nicyo bita abafite igikomere cyavuye mu mutima kijya hanze. Yewe. Ikimwaro kibaho. Niba numvise neza ntekereza ko ntawe gitinya. Yes mwami. Ntawe gitinya, ntikigira ibara, ntikigira uko donc kirinjira cyo gusa. Nta nubwo kinakomanga. Kirinjira ko gifite ahantu kinjirira. Burya abantu bagira amarembo atatu yo kwinjiza ibimwaro. Hari amatwi, hari amaso, hari n'umunwa. Iyo byose byinjiza ibimwaro. Amatwi arakubita bakavuga bikinjiramo, amaso akaraba bikinjiramo, warangiza n'akanwa kakubwira. Bakanwa karabwira, amatwi akumva, amaso akareba, automatically bikinjira ahantu hatatu, maze ukumva ikimwaro cy'iteka kiraje, ukitwa nyirakadoro, ukitwa amazina adasanzwe, ukisuzugura, ukipfobya. Yajya no gusanga Mana wagira ngo nge ntunzi, kuko ni umusaruro w'ibyo yakiriye bitewe n'uburambe yagiye yicaramo, bitewe n'ikintu yararimo, bitewe n'uburyo yarahagazemo. Hari ikimwaro umuntu yizanira kubera kwitwara nabi, hakaba n'icyo uzanirwa n'amateka cyangwa n'iminsi. Cyane ko kuri channel y'iwacu turi kuganira ku mavuga hanga y'icyo kimwaro kijya gifata, ntikigutinya icyubahiro, ntikigutinya uko uteye, ntikigutinya uko uhagaze, ntigitinya ijipe, ntigitinya ikanzu nziza, ntigitinya ipantaro nziza, ntigitinya etaje, ntigitinya amatora nziza, ntigitinya amashuka meza, ntikirindira umunsi w'imvura cyangwa umunsi w'izuba. Cyakoresha abanyamakuru, cyakoresha televiziyo, cyakoresha abo muturanye, bene wanyu, abo mukorana, abo bagaburiye. Ikimwaro kijya kinjira kigasesera, kandi akenshi tubyita ngo ni ikinyoma gifite ibimenyetso bifatika. Kandi ikinyoma gifite ibimenyetso bifatika. Reka nkubwire by'ukuri muka Potifari ko yatwaye umwitero wa Yosefu ngo yamusambanije. Yari yamusambanije. Ni ikinyoma gifite iki ibimenyetso, ariko amavuta akabisesa byose. Lekosimande, urabyumvise? Ni ikimenyetso kigize gute? Ni ikinyoma ariko gifite ibimenyetso. Kandi ikinyoma gifite ibimenyetso cyemerwa n'abantu benshi. Wenda mushumba uramfasha. Abantu bagendera ku bimenyetso, yendo umunyamategeko. Yego, ndabizi ko biza amategeko. Ukuri ntigwa n'ibimenyetso. Ntabwo kuri gutsinda kuruta ibimenyetso. Byasabye rero ko hagomba kubaho inzozi zasohoye abantu muri gereza. Umwe arapfa, undi atereka inzoga, ntiyanamwibuka ibwami. Bisaba imyaka 2 irenga kugira ngo umwami arota. Amaze kurota habura uzisobanura, wa wundi yahanuriye ngo uzanyibuka atamwibutse, ahubwo ati nubwo yapfumu byabananiye, ariko nkiri muri mabuso hari umuntu. Yumvikane rero. Hanyuma nubwo ikimenyetso nako ikinyoma cyakimaze iminsi kizenguruka, ukuri kwari guhari, kutari kwagaragara, ariko nako kwibitsa hano kwagiye gushaka ikimenyetso cyako. Kwagomba kugahaguruka uko kuguri kukazana ibimenyetso byako kugira ngo kwemerwe. Hanyuma niba numvise neza, umuntu ashobora kuba mu gisuzuguriro cy'ikinyoma ariko gifite ibimenyetso. Ndashaka gushyira ijambo ibimenyetso. Umuntu agashita ikinyoma, nakuhaye urugero rworoheje. Yosefu yari yasambanye. Aho yari ntabwo yasambanye, ahubwo yaramuhunze aragenda, undi asigarana ikimenyetso. Nderekana umwitero.
ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu badukurikiye bashobora kugira ikimwaro gifite ibimenyetso, kuko hari igihe umuntu aterura inkuru agaterura kuza gusebya umuntu mugenzi we bakoranye babana agataba ati nge namwiboneye akuramo inda, namwiboneye asambana, nge nari mpari mpahagaze ndabizi neza ko ari umurozi aroga yewe nari mpari n'ikimenyemeni byagenze gutya, bigakwira ari ikinyuma gifite ibimenyetso ariko kuri guhari. Wari uzi icyo bisobanura se? Burya ikinyoma kivuzwe n'umuntu bita inyangamugayo muri karitsiye cyemerwa kuruta ukuri kuvuzwe n'uwo batemeraga muri karitsiye. Ati ubwo bivuzwe na kanaka tubyemera uriya se ni mumunsi bagatanga ingero, ariko turi ku ntambwe 3 zikuraho umuntu ibyo byose. Icyo bashaka gusobanura, ukuri kuvuzwe, ikinyoma kivuzwe n'umunyakuri muri karitsiye kigira imbaraga kuruta ukuri kuvuzwe n'umunyakinyoma muri karitsiye. Bati ibintu byavuzwe n'inyangamugayo. Abadukurikiye tugiye kubamara impungenge. Umushumba yatubwiye ngo hari inzira 3 igisuzuguriro gukorwa n'isoni kumwara binyuramo, ni mu matwi, ni ku munwa, ni ku maso. Ariko hari ibindi bintu 3 nanone bisimbura bya bindi 3. Hari ibintu 3 bibaho, hari ibintu 3 bihari, hari ibintu 3 twakora, hari intambwe 3 watera igisuzuguriro kikakuvaho. Ntangiye gufashwa ngo mbwirize mushumba. Uyu mugore dusomye yari afite igisuzuguriro cy'uburaya, nta nubwo byatangiye ari uburaya. Amateka avuga ko aba bantu bari bafite se na nyina bagira ibyago bapfira rimwe, batangira ari imfubyi ariko zitagira epfo na ruguru. Urebye igisuzuguro gitangira kubazaho ko basigaye bonyine ndetse nta n'uwabarebaga, bisanga rero ari imfubyi ariko kandi z'abakene. Mariya uyu niwe wari mukuru, hanyuma agakurikirwa na Lazaro, agakurikirwa n'uwitwa Marita. Bari imfubyi 3 zisigaye buri nta kintu na kimwe gihari. Ntekereza ko bashabitse bagashabika bakabura ikintu na kimwe bafata, ariko kandi bitangirira ku gisuzuguriro cy'uko ari imfubyi. Wowe utwumva uri imfubyi uyu munsi ushobora kuba urwana n'icyo gisuzuguriro cy'ubupfubyi, ushobora kuba urwana n'icyo kintu cy'ubupfubyi, ushobora kuba urwana n'ibyo bintu bidafatika, ariko hariho Imana yazana iyindi version, iyindi mpinduka. Hariho Imana yazana ikindi cyerekezo, amateka agahinduka. Bwana Yesu asifiwe. Rero izi mfubyi ziraho, mushiki waza afata umwanzuro, aravuga ngo niho handi turapfa igisuzuguriro kiratwambaye. Mushumba, ubu hari umuntu ukora ikintu kubera igisuzuguriro yahuye nacyo bwa mbere. Sinzi niba mbivuze neza. Ubivuze neza ndabyumva. Hari igihe umuntu ahura n'igikomere cya mbere agahitamo kwishora mu bindi bimuzanira ibindi bikomere, kuko n'ubundi yakomeretse bwa mbere, akavuga ngo n'umuri ntacyo ndamira reka nemere ngende. Rega nta ukomereka rimwe, iyo adahise avurwa yongera kugira ikindi gikomere. Rero uyu mukobwa aricara aravuga ngo reka mfate umwuga w'uburaya, nge mbona icyo ngaburira, mbona icyo ngaba, donc tumenye ikintu kitubeshaho. Karitsiye yose imwambika izina ry'uburaya, agena n'igisuzuguriro cy'ubupfubyi, agena n'igisuzuguriro cy'uburaya. Wowe unyumva, hari igihe ibyo urimo uyu munsi wagiye kubona ukabona ubyisanzemo kubera igikomere bya mbere, ibikomere bya mbere kakohereza mu bindi bikomere bya kabiri, ariko hariho ibyiringiro. Ariko ndagira nkubwira ikintu gikomeye, wari uzi ko amateka arusha umuntu imyaka. Ni ukuvuga ngo Mariya, Lazaro na Marita bisanze mu mateka yabiteguye. Gasubiremo. Amateka hari igihe akurusha uburambe, akurusha ubukuru. Bo bisanze mu mateka yabiteguye, bavukira mu mateka yabiteguye, bakurira mu mateka yabiteguye. Niba bari abanyabwenge, kera ishuri bararitakaza. Niba bari bafite ibintu, kera babitakaza. Wasangana base barapfuye nk'amadeni muri banki, bateza cyamunara. Bivuga ngo amateka yabatanze gukura, bashiduka bayisanzemo, aho kugira ngo Mariya aze kugira za mbaraga, ahubwo ayumva. Kuko burya nkubwire, indushyi iburaho iruhukira, iburaho iruhira. Indushyi iburaho iruhukira, ntibura ahiruhira. Kuko indushyi iragenda tireka ninywe byeri nyinshi cyangwa inzoga, akibwira ngo muruho wavuyeyo, bwacya agasanga batoshye nk'ibyatsi mu kabande. Indushyi agira gutya tireka nk'u itabi nduhuke, ryashira agasura muri ka gahinda ke. Ariko wageze kuri Kristo Yesu, nuvuga ngo abantu benshi bibwira ko bari kuruhuka, ariko barongera bakanaruha. Bibwira ko bari kuruhuka ariko bakongera bakanaruha, kuko ntawe uburaho aruhira. Ntawe uburaho aruhira, buraho ruhukira. Ariko uyu munsi Hebron TV, uyu munsi amina, turakubwira amayira 3
amayira atatu akuraho ibikomere uhereye ku muzi w'igikomere. Haleluya. Amen. Aha, reka mpite nkurikiza noneho tubwiye zanzire eshatu. Mariya uyu nguyu yisanze ahantu Mariya Magadalena yisanga ari inda izwi, kuko iyo usomye amateka usanga ngo n'abaminisitiri b'Etiyopiya abacuruzi bazaga muri ibyo bice basambanaga n'uyu mugore, kuko yari mwiza ariko nyine nta yandi mahitamo yari afite. Yari mwiza ariko afite amateka mushora muri ibyo. Reka dufite abagore beza, abakobwa b'ibizungire, abasore basa neza, ariko hari ibintu binjiyemo kubera ko amateka yabatanze imbere. Ugasanga ugasanga umuntu agize imyaka 40 afite favore yaratereye ibyuma atarashaka. Oya, noneho nta n'ikintu yibitse, afite utelefone runga n'umusozi nta n'amayinite abamo. Amateka akamutsinga, akamushyira mu kwaha, akamukanyaga, akamurekera igituza, akamurekera ubuzima, akamurekera uburanga, inzobe n'igihagararo, akamurekera ubusoro, akamurekera umukobwa ukeye neza udakenera makeup, akamujyana ari ugasanga muri we igikomere. Amateka agahita agafunga umuryango witwa Destiny, akabwira ati we hano uzahareba, we gumana ibituza, gumana ubwiza, gumana amataye, use neza, ariko muri wowe arahuta babure hashaka bagusambanya, ariko hano uzagira uzahareba naho nashakaga. Nuko Mariya yari ameze rero. Mariya agaragaza ubwiza, ariko abantu bakamubona ko umusambanya batamushyira mu rugo. Yego, ndafashijwe. Mariya abantu babonaga ubwiza bakibwira no kumuhonga ndetse bakanamuhonga, ariko kandi hakabura umuntu wafata icyemezo cyo kumugira umugore. Ati mukura hanga, ati mukura ha, ariko Yesu komeza aho ngaho ageze. Yesu araduka. Yesu araduka, yaduka mu bagabo batari bakenewe, ariko Yesu yaduka nkuje kuruhura uwarushye. Reka mbisubiremo, Yesu yadutse mu bagabo batari bakenewe, mu bafarisayo no muri Isiraheli, kuko yadutse bamuvuga nabi, ariko yaduka afite intego yo kuruhura abantu bari barushye. Nsubiye muri rya jambo bavuze ngo umuntu abura aho aruhukira ariko ntabura aho aruhira. Yesu yaje ari karuhura abantu babuze aho baruhukira. Haleluya, haleluya, amina. Hanyuma Mariya ngo aza kuzamwumva, yumva umugabo uruhura abantu ntacyo asabye, yumva umugabo uruhura atarebye ku bantu, atarebye abantu bavuka, atarebye imyitero, atarebye background, atarebye uko abantu bize, nubwo ibyo mvuze ari byiza, atarebye aho umuntu avuka, we gusa akareba ikibazo nyamukuru, kandi iyo se ajya kugikemura hari ukuntu yagiheraga mu mizi. Ariko nanone hari intambwe 3 Mariya yateye. Haleluya, urakoze. Hari intambwe, hari ibintu 3 Mariya yakoze kugira ngo Yesu amukureho icyo gisuzuguro n'igitutsi. Imana igumugisha cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo izo ntambwe 3 first tugiye gutekereza ya mbere ni ukubanza kwimenya. Yego, kuko kuvuga ngo abantu barakuze iyo ntabwo ari intambwe, ahubwo iyo ngiyo ni kujyana mu kuzimu hasi, nayo igutera igikomere, kuko ni kumanura mu gikomere, kuko ntibanabivuga nuko binari, barabyongera. Intambwe rero ya mbere Mariya yateye ni ukubanza kwimenya ko afite igisuzuguro, amenya ko ari indaya, azi n'uburyo ari we, yumva nta yindi mpamvu, asanga abatambyi ntabyo bakemuye, kuko harimo n'abamuteretaga, asanga ntibikunda, ariko asanga aba ntibashoboka, yimenya uwo ari we. Intambwe ya mbere kuba dukwiye kuri Hebron TV ni ukubanza ukimenya, ukamenya uwo uri we n'ibikomere ufite. Wamara kwimenya twihuse, reka tuvuge nk'abantu nka Yabesi yarimenye, aravuga ngo Mana nundinda ibyago ntibimbabaze. Yego, urumva, ukagura imbago yanjye nzanezerwa. Kubera iki? Yari umwana w'umuja, umuja yabyaranye n'umutware, umutware ambwira tuzibeshye uvuga ko twabyaranye. Burya Yabesi ntabwo yigeze amenya se, ariko se yari umutware, ariko umuja ntiyavuga. Noneho abona bivutse ari gahinda. Urumva ko yimenye ku mateka, arisobanukirwa. Aha rero bigiye gusa gutuye umunsi wa none, ni nako Mariya yimenye. Avuga ati ndi umwana wavutse mu bikomere, ndi indaya izwi. Noneho iyo ni intambwe ya mbere. Cyambere abantu no kwimenya. Reka nkubwire mukozi w'Imana, ukazana ububi bwawe. Hari abantu rero batimenya, ati kanaka niwe wabinteye, runaka niwe wabinteye, ubundi igihari kiravugwa, kandi kuvugwa si ikibazo, kuko abantu bavuze bagaceceka banapfa. Utinya kuzavugwa ntiyakagombye kubaho. Hari igihe abantu bavuga ibiriho, nkuko twibonye nk'inzige bagiye gutata igihugu cy'Ikanani, ariko twari nkabo, turi nk'inzige imbere yabo. Ariko abagabo babiri bitantuze
ngira ngo baragabo Karebu na Joshua avuga ati koko nibyo pe twibonye nk'inzige niko bareshyaga ariko tubarije dusanze ari igihagararo. Mariya arimenya amenya uwo ari we, amenya icyo ari cyo. Mushumba hari abantu batazi ko, hari abantu batimenya, hari umuntu utazi ko haba divorce. Reka ngufashe mushu. Uzi ko umugabo w'ingabo witwa Namani atari yari yiyize ariko yanga kuva kwizima. Hari n'abantu baba biyize mushumba ariko ntave kwizima, akumva gusa akumva akabate ndose mbivuge ngo iki ibintu ndabivuga ngo ikizi ubu reka niko wacu tumeze, niko bizagenda, nzapfira muri ibi. Ariko wimenye iyi nda yayimenye. Reka nkubwire, umugore wari umaze imyaka 12 ngo ava yimenye ko afite icyago, yarajugunywe inyuma y'umurwa, yimenye ko bamuhereza ibiryo bakoresheje igiti, kuko byari ikizira mu Bisiraheli no mu Bayuda kubona umugore uva iminsi irenze 7. Hanyuma yimenya aho icyago kigize imyaka 12, amenya ko hari umuntu yakibwira ntamwinube. Aravuga ati niho hahandi n'ubundi ni ntimenya, nta muntu uzangirira impuhwe. Rero arangije ngo arimenya, araza arisobanukirwa, aravuga ngo nta mpamvu yo kubivuga, ndagenda ngire kwizera nkore ku mwambaro wa Yesu gusa. Ariko arimenya. First no kwimenya. Ndashaka tuhavuge kuko hari abagabo batiyize. Yego. Hari n'abagore batiyize. Hari abagore batiyize. Hari abakobwa batiyize. Akabona yisiga makeup, akabona abantu baramuvugisha ariko ntamenye igisuzugurira afite. Kandi ntamenye ko ubundi ugera imyaka 25 uba wumva bimeze bite. Bimeze ariko tuvugisha ukuri, uri mwiza nibyo. Ariko iyo uyisanga ugasanga wasambanye, ugasanga wibye, ugasanga uhora mu cyaha udakira, umva nta kibazo gihari, wabanje ukimenya. No kuvuga ngo hari ibintu abantu batimenyamo, ariko akenshi kuko burya karande ziguhisha karizo, ziguhisha ko arizo, kwereka ko ari nk'umugabane wagabanye cyangwa wicayemo, kandi butigene mu nsengero rwose atirese kumara nta bundi buryo nakora. Karande zikwereka gusambana, zikaguhisha ko hari akazi wakora, ziguhisha wakubohora ugahungira ku wundi muntu. So mvuga ngo icyambere Mariya yagize ni intambwe yo kwimenya, akisobanukirwa, yarangiza kumva ibintu arimo ntibibye, ntabwo ari sicyo yaremewe, saho Imana imushaka. Amaso ye arahumuka, ndagira ngo abantu tuhakore amaso dokite pifesta, amaso ye arahumuka, amenya abatakuse dupfire mu bupfubyi, tunapfire mu buraya, ubu si ibyo mbaha byitwa ibiki. Ariko ngo si Imana yandemeye, kuko abantu bizera Imana, abantu batera intambwe yo kwimenya, hari ikintu bageraho. Kandi nta muntu namvishe wakoze uburaya ngo agire ikintu ageraho, ubwabyo ni igisuzuguriro, nta gaciro ugira muri societe. Ndetse ntekeza ko inda itagenda ngo idepose CV iriho uburaya ngo kunde. Nekeza ko nani ndaya izwi iri declare yapfa kubona umugabo, yapfa kubona ikintu runaka, iyo gusira avuga iti ndimenye. Mariya avuga ati ndimenye, nimenye inda, mbishiza ahagaragara, niho hahandi hanjye. Ariko mbwira, umuntu arabizi neza ko afite ikintu cyamuzonze, arabizi neza ko aradasinzira, arabizi neza ko abo bapfa bakenyutse, abizi neza ko abo bapfa badashatse, abizi ko abo haba divorce. Ntawe ugira imyaka 50, uziko hari imiryango itarenze imyaka 50. Aho nyumvira ko guci imyaka 50, undi imyaka 50 ubugeze ahantu ho kurya ibyo wakoreye, wajya kurya ibyo wakoreye ko burapfuye. Ubu nageze no gukora no birenzeho, uwongera ubibungabunga, abana bawe babona bakura, bamwe bajya amasegonderi, abandi bagraduatinga, utangiye kubona ibyiza by'ibyo waruhiye, ugasanga ntibarenze imyaka 50. Icyo bivuze Satana guhisha amateka na karande zawe, akabyereka nk'ubuzima wagenewe, ariko buri modifiye byo kumva kunani. Satana akabimodifiye, akabisiga, akabikuzanira, ukumva nibwo buryo, ariko by'ukuri ni igikomere kibitsi yo kure cyane. Kandi ikindi cya kabiri, ntuzo mwashakanye rwego arimo, ntuzo mukora, kuko cyane nk'abagabo n'abagore turwana na daimon ebyiri, turwana na kanane zaho twashatse naho twavuye, nibango twa duhanganye n'ibintu byinshi. Noneho urumva uyu mugore we icyo yakoze, first yarimenye, arangije ariyakira, arangije arabirambirwa. Mu kwimenya harimo kwimenya, kubyakira no kubirambirwa. Ariko hagati aho anahumuka amaso, amenya ko ahantu atarahe, arabihakana, arabyanga. So rero dukurikiye agira ibintu yanga. So ubwo wamaze kwimenya rero, gira ibintu wanga, uvuga uti bisibi byanjye, nanze kutabyara, nanze gupfapfana, nanze ubusambanyi, nanze inyatsi, nanze ibibazo, nanze intambara, nanze ibihombo, nanze akajagari, nanze divorce. Ego nanze. Hari n'umuntu ufite umwuka mu nzu yabyara abana bose bakabibigorya. Nimvuga iri jambo ugasanga umwana aherekeza abandi kandi yatanze minerval. Abari mu biyobyabwenge, abari mu biyobyabwenge
abo twumva bataye ubwenge mu mihanda baramutubare uyu ari umwana byange zana igisuzuguriro cyawe ukijyana imbere y'Imana. Ikintu cya mbere mushumba ni ukwimenya. Icya kabiri ari kwimenya ko mutuntu twinshi twatuvuzeho tushimo neza. Iyo umaze kwimenya uriyakira, wakwiyakira ukabihindura, wabihindura ugahumuka ukagira ibwanga, ukagira ibintu kabiri maze guhumuka uhita umenya umuntu ukwiye kukuvanaho igisuzuguriro, kuko nta muntu ukivanaho. Yego, aha ndasobanura, nta muntu ukikuraho, nta muntu ukuraho igisuzuguriro. Ntibazagushuke, uwo muntu ntibabishobora, nta muntu widerivura, nta n'umuntu umubyikuraho. Hagomba umuntu. Mariya aravuga ati mu batambyi n'abarewe rero bazenguruka hano batigita ntibabishobora, ahubwo hari umuntu wabisigiwe, hari uwo numvise wabisigiwe. Ako mushumba utari warengaho deliverance ibaho cyane. Ese deliverance hari abantu batagiye bemera ko deliverance ibaho, bajya bavuga ngo uri muri Kristo Yesu wabaye cyaremwe gishya. Yewe akagendera kuri iryo jambo rivuga ngo iyo ndi muri Kristo Yesu mbaye cyaremwe gishya, yemere deliverance ntiyemere na karande. Ubundi arayifite nyinshi, ahubwo ngo afite karande na nyirakuru wa karande n'abuzukuru wa karande bose barari. Kuko ikintu cya mbere abari muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya. Biba bivuze ngo kubw'ibyaha twaracunguwe. N'umuntu uzakubeshya kandi ikintu cyakuraho icyaha we yabakubeshya. Kristo niwe wenyine ubikora. Ariko ibijyanye n'izo karande n'amateka n'inyatsi no gutera imbere no gusubira inyuma ntutera imbere, hakenera deliverance. Kuko umuntu wa mbere arakumva akagutega amatwi. Nta muntu yikorera kuko si yawe ntiwanayishobora, ariko deliverance irahari, ibinakenewe muri domaine yariyo yose. Kuko hari ufite wabisigiwe kandi ushobora kubigukorera bikagenda neza. Uranyumva neza mushumba? Irakenewe, iranashakwa cyane. Ni na ngombwa abari muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya kubw'ubugingo umeze neza, ariko kubw'imibereho. None se nkubaze, ntabari muri Kristo Yesu tunizera baterejwe cyamunara cyane, banakene. Ntabari muri Kristo Yesu tuzi babuze urubyaro cyane. Kumana yavuze ngo ntawe muri cyo, ari n'abagenda bivugisha mu muhanda kandi bari muri Kristo Yesu baradeprimye kandi muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo mwuka akaba ari muzima, ariko inyuma byaranze. Ariko bano umwuka urya ntabwo bishobora kuba binakunda, kuko niyagiye gusenga abwira Imana ngo Mana umpora ikingo ndeba gutega muri we, nta shimwe agira, nta munezero agira, nta kuvuga Imana agira. Nibyo koko yumva muri Kristo, ariko mu mibereho twicyo tuvuga n'ubuzima ufatika ukurwaho izina ribi. Yari umwisiraheli ariko w'indaya. Yego, yari umwisiraheli kandi bari mu masezerano. Urakoze, usobanuye neza. Ni ukuvuga rero hakeneye umuntu dukuraho deliverance. Nawe rero yaramubonye. Kuko nta muntu wikuraho igisuzuguriro, kandi si bose badukuraho. Hari ababisigiye. Ugomba kumenya ngo yarabifite kandi ngomba kumugeraho akanakumva. Kuko igicaniro cy'amagambo gikurwaho n'irindi jambo. Igicaniro cy'akanwa kivuguruzwa n'akandi kanwa. Igicaniro cy'ituro gikurwaho n'irindi turo. Igitambo gikuraho ikindi. La makori ya mosta, ijambo rigakuraho irindi, imvugo igakuraho indi. Ngo Mariya byitegereze, amaze kugira ihishurirwa, asanga mu barewi ntawurimo, asanga mu batambyi ntawurimo, ahubwo yibuka ko muri Yesaya 32 havuga ngo Uwiteka yantumye kuvura imvune zo mu mutima no kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Ayiwe no gusiga ngo yasigiye amavuta kubohora imbohe. Dila zabone kitista fopea nuko Imana yavuze ngo nuko mbahaye ubutwari ndabibasigiye. Imana yakaje ikabivuga nkuko bisobanuye, yakaje Yesu akabikora, ariko yabisigiye batwebwe. La koya mandela arabiza romen kidrain gidistance foria. Intambwe yakabini banumvishe neza, ukwiye kumenya umuntu gukuraho. Aramumenya ati ni Yesu. Kandi ninjira ntacyo nirirwa mvuga, karitsiye yose iranze. Ninjya no gukomanga, muri ntiyakomanze, yinjiye atavuze kabisa. Mu bintu yamenye yakoze ikintu, aravuga ati uyankuraho ndamuzi. Ntabyo mvuga, abantu barabizi, bazi no kubyivugira. Ngo aragenda amenya ko ari Kristo. Uyu munsi Kristo yasigiye ubutware abakozi b'Imana. Hari abahanuzi usuzugura ntuzamubaza ikindi kintu. Hari abantu Imana yasigiye gukora uwo murimo kandi bakazi gukora zikavaho burundu, ko Yesu yaradusigiye ngo tubikore. Hanyuma arangije ngo aramumenya.
ndashaka kubwira ibanga rikomeye. Amaze kumumenya amenya n'aho amusanga. Amenya n'aho amusanga, amenya urwego rwe aho rugarukira, asanga ni ku birenge. Kuki yabanje urwego rwa Mariya aho rugarukira kuri Yesu, asanga icyo yishe n'ivugabutumwa, akora ku birenge bizamubambira bikamuruhura, ashyiraho umutwararira kuko uburaya bwishe ivugabutumwa. Lamiko wale mastando aramanuka koza ikimenyetso cyo guca bugufi, aca bugufi cyo kumeneka, avuga ati dore nishe ivugabutumwa. Ko biratubwira mu ijambo ry'Imana muri Nahumu ngo dore mu mpinga z'imisozi dore ibirenge byuzanye amakori y'amasando, hari ibirenge byuzanye. Avuga ati nanjye ndajya ku birenge, aho niho niciye ubutumwa, aho kugira ngo bizane inkuru nziza byazanye umuvumo, zazanye ubusambanyi. Kandi mehaho ngo arangije ashyiraho amarira, sinzana amazi, ashyiraho amarira afite ikintu asobanura kuvuga ngo ni wowe ndiriye, mama ntahari, data ntahari, aha hose ntibanyemera, mu rusengero banjye, ariko wowe mwami kuki utanyirukanye nk'abandi ngo mpinde. Ngo arangije amaze kurira ahanaguza umusatsi we. Ngo Mariya yagira ku musatsi mwiza muremure, birumvikana. Arangije ngo ahanaguza umusatsi we, ntiyanaguza mushwari, ntiyanaguza igitenge cyangwa sharupe, umusatsi we. Umusatsi utereye ku mutwe, bisobanura mwami, hejuru yawe nta wundi uhari, kandi ubwenge bwanjye, ibyanjye byose, imitekerereze yanjye, uko nibwiraga, amagambo yanjye apfuye, ibyo nibwiraga, filozofi zanjye zipfuye, imitekerereze yanjye ipfuye, ndayimanuye bari wowe yigenga, kuko hejuru y'umutwe hari umusatsi. Ndabimanuye mwami bigenge. Arahanagura, haleluya. Yagira ati niki mfite, ntabwo igitambaro bakakimesa, ariko uyu ni umusatsi. Mu yandi magambo aravuga ati mpanagura ibirenge bya Yesu, azahora ku mutwe wawe. Haleluya. Naho mpamvu yabaye inshuti ya Yesu. Hadike Stefo Pest for Protestants. Cya gatatu ni ukumenya icyo witwaza. Kumenya icyo witwaza. Nyine ugiye gushaka ugukura gisuzuma. Kumenya icyo yitwa, kambwire neza, nangiye gufashwa. Icya gatatu yitwaje amavuta. Ngo umukondo w'amavuta yitwa narada, ahumura. Ayo mavuta n'ubu narabonye arahumura, akomoka ku katsi bakandagira. Wewe wageze na Israel, yugakandagira nagenda yabona, yugakandagiye ku katsi ugakwira impumuro. Ubundi umukristo nyawe iyo umuteye ikigeragezo nigo umenya imbaraga zimurimo. Ubundi umukristo nyawe ikigeragezo arahumura kabisa, ariko umuswa mukigeragezo aranuka cyane. No ngatwara amavuta ya narada afite igiciro icyo gihe. Uyu munsi baba nta kindi kintu mfite, kandi ikintu ugiye kunkuraho cyarabananiye, nta wundi muntu wakimvanaho, ni ngombwa nanjye ko nzana ikintu cy'igiciro kugira ngo umpe iby'igiciro. Nayo yisigaga kugira ngo abagabo bahinjire. Aravuga ati nta wundi mugabo uruta Kristo, wari bunkureho inyatsi, amenya icyo ajyana. Yarimenye, amenya uware, amenya n'icyo ari butware. Ngo arangije afata umukondo mwiza, asuka kuri bya birenge, yabanje gusukaho amarira, ahanagujwe ngo hejuru y'umutwe n'umusatsi nta wundi hari ni Kristo. Ngo arangije ngo asukaho amavuta y'igiciro, ngo inzu yose irahumura. Ihumuye. Yuda ati ibi ni ibiki amavuta? Uyu munsi amavuta na Simoni yagiye impaka ari umukire watumiye Yesu. Icyo utamubonye ko utamubonye. Ubu ngubu uri umuhanuzi, wakubona ugenda yagira ngo uri umuhanuzi. Iyo uza kubona uyu muntu wari kumenya ibye, wari kumenya ibye. Ariko Yesu n'ubundi impamvu atavuze umugore ikaritsiye yari ibizi, kandi Yesu ikibazo si ukubimenya, ikibazo kwara kubimukura, aratuzi rwose. Ikintu cya mbere abantu dukurikiye babyumve, iyo utari Kristo ntakunda gushyiraho ingufu, ashaka freedom ku muntu, kwimenya ukaza tu. Kuko burya ngo iyo uje bigaragara ko Imana itagufosinze. Ubundi yagaha abantu bose agakiza ku ngufu, ariko ishanga uwemera bari waza. Ngo arangije amenye icyo yitwaza. Amenye icyo yitwaza. Abantu bajye basuzugura ibintu, ngo bavuze amaturo, ngo bavuze ibiki. Iyo umenye ukwimenya, ukamenya ukubohora, ukamenya noneho n'icyo witwaza. Ngo yitwaza amavuta ahenze, aho yaguzwe ntubizi, umwuga we twawumvise, ashobora amafaranga ya sevinze muri uwo mubavu humura neza cyane, cyangwa aranayagura. Ngo ariko arayitwaza, aravuga ati ibi humura neza byatumaga abantu baza, ndabishyira ku mwami wanjye.
wisunyibutsa witwa Hana mu gice cya mbere muri Samweli yarabanje arimenya ko ari ingumba. Icya kabiri amenya ahantu ari bukura umwana mu rusengero, ngo abandi bavuye bati cyakora mu rusengero hari y'umutambyi witwa Eli, hari y'Imana, ariko icya gatatu singenda gutyo. Biriya bavuga ngo afata indogobe ngo ayuzuzaho amatandiko, ayuzuzaho amaturo, aravuga ngo singenda imbokoboko, nje imbere y'Imana, nje kuhatwara umwana, nje kuhakura umwana, kandi koko yaramavanye. Abantu ikintu baragihishwe bakacitiranya n'ibindi, ariko niko kuri. Mariya amenye icyo akwiye kwitwaza, amenye icyo akwiye kwitwaza. Niba ushaka umugisha witwaze icyo bigenza, niba ushaka ko Imana kuzamura witwaze. Murambibwira abantu, ngira ngo hari abantu kubera iminsi turimo ugasanga abantu bafite ukuntu bumva ibintu, ariko nta cya Yesu cy'ubusa, nkuko nta n'ikisi cy'ubusa, ni nkuko nta cy'Imana cy'ubusa. Aragira ngo n'agakiza n'ubuntu nibyo njya mbivuga, abanje bankurikira, ariko tuzana ibyaha. Tuzana ibyaha, twazana isahane yuzuye ibyaha, umutima wuzuye ibyaha, Imana ikabyakira, sinzi aho ibishyira, yarangiza ikatuguranira ikaduha agakiza, ariyo mahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu rero hari ikintu tuzana, ibintu biriho vide. Umugore w'umusamariya iyo aza kureka akicara gusa, umugore w'umushunemukazi I think iyo aza kureka gusa ntahamagare Elisa ngo agire icyo yigomwa, ariko uzafata abonye umwana w'umuhungu. Aburahamu iyo ataza kugira icyo arekura ngo arekuri ikimasa cy'inka agitekesha amata, ariko mvize inyama ngo azite, yarategereje imyaka 25 Imana imubwira umwana, buri munsi bamuhanurira akira umwana, ariko ngo abonye abagabo 3. Nibwo bwa mbere muri Bibiliya nasomye abagabo 3 bari inka barayimara. Barayimara. Aburahamu arababwira ngo muri abanyamavuta, mwankuraho igitutsi. Yewe ngo arategeka, atanga itegeko, kandi yari yahunze urwo ngo yicaye munsi y'igiti cy'umwera kubera ibibazo, arahunga araturumbuka ariruka. Ariko ngo abonye abanyamavuta, abonye abashoboye, abonye bamukweho igitutsi, abonye abahanyiza ngo nimwica ku rugo, noneho nimushaka inka muyibage muyitekesha amata mbicira isari. Ngo bamaze kurya, ntabwo yababwiye ko nshaka umwana, ahubwo yari yavuye ngo nimwicare mugubwe neza. Bamaze kurya barabwira ngo undi mwaka nk'iki gihe hidi costa siforiada, undi mwaka icyo ujyanye imbere ya Yesu gituma avuga ijambo. Ndafashijwe. Icyo ujyanye imbere ya Yesu gituma avuga ijambo. Icyo witwaje cy'agaciro gituma avuga ijambo. Icyo witwaje gihambaye gituma avuga ijambo. Ntago Yesu ntago yavuze gusa. Nibwo bwa mbere nasomye ijambo, muze gusoma muri Mariko 14 na 16, niho Yesu yacyuriye umugabo witwa Simoni ari umukire kubera Mariya Magadalena. Aramucyurira pe ku mugaragaro, aramubwira ngo kuvuze kuri Mariya wampaye iki? Kuva nagira amazi yo gukaraba Simoni atoya, wigeze unkarabye ibirenge Simoni atoya, wampaye iki? Undi ati navuze gusa, kuvuga gusa. Navuze gusa, kuvuga gusa. Aha rero dusomye muri Luka aho yavuze ngo uyu mugore akoze ibyo ashoboye, ngo asutse amavuta mwe muhari, akoze icyo ashoboye, hari ikindi kintu ashaka. None nanjye muhaye kuvuga izina rye ku isi yose, aho ubutumwa hose buzavugwa. Diwibanoza kota idrebe fostifo. N'ubu turimo turagira gute? Turamuvuga. Kambwire nafashijwe. Yewe dinazazi kubwira abagore babiri ba Yakobo, Bevoria wa uwitwa Leya n'uwitwa Rasheli. Yego. Noneho ngo haryo bita hari imbuto zitwa amadudayimu. Amadudayimu. Noneho ngo Robeni ayakura ku musozi, ayakuye ku musozi ayazanira nyina. Ariko ngo Rasheli yihuta kuyasaba, amubwira ngo kuntwara umugabo biroroshye, ushaka kuntwara n'amadudayimu y'umwana wanjye. Undi aramubwira ati mbabarira uyame, ati kugira ngo nyaguhe urampa umugabo ndarire. Ngaho cyo bita ikiguzi cyo kubyara. Ikiguzi cyo kubyara. Gasubiremo, ikiguzi cyo kubyara. Abantu bari ibintu abantu ubabwira bo bakabikubira muri kamere n'ingisho zabo bagiye bahabwa, ariko ntacyo bidutwaye. Uko urushaho kutimenya no kutisobanukirwa bizarushaho gushyira mu kaga no mugora. Urumva ambwa ati ngaramubwira ntuze Leya ati kuntwara umugabo biroroshye, unantware n'amadudayimu y'umwana wanjye yazanye. None sinapfa kubigwa gusa niba ushaka ko nyaguha. Kandi ubwo Rasheli gutwara mudayimu ngo zari imbuto zitanga umugisha, ngo zari imbuto zituma kundwa, zari imbuto zishobora gutuma agira ibitwenge. Donc kwari kugira ngo akurweho izina ribi, kuko nawe urumva yarakeneye umugisha. Ariko avuga ngo simpfa kuguha gutyo gusa. Niba yashaka umugabo azandarira uyu urame igitambo cy'umugabo yari kukurarira, noneho nanjye umuntu iryo joro ngaharaye nibwo yahise asama arabyara. Uranyumva neza? Ibi bintu bakubimenya ko abantu kibazi icyo
bitwaza bagiye ku birenge bya Yesu. Wambaza ngo Yesu ari muri njye, ari muri wowe, ari mu bashumba, ari mu bakozi b'Imana babisigiwe, ntabwo ari umuntu wese. Ko Kristo yakaje akavuga ibyo tuvuga uyu munsi wa none, ariko ngo mbahaye ubutware, mbasigiye ubutware. Urumva azanye tujya kukuri kw'ijambo, aravuga ati dori, urumva dore niba kumutwara biro n'abatunda amaduda y'umwana wanjye, undi ati ntacyo, ati ndayaguha, ariko aje ambwira ati ngo yamutegeye mu nzira, ati oya ntabwo ujya kwa Rasheli kuko amademu yageze uyu munsi uraza, ngo nibwo yabyaye Imana inkuye igitutsi, abyara undi anezerwa. Urumva ari n'ikintu cyose guha urugero, kumenya icyo agitwaza. Ntabwo uritwaza iki, uragenda ute, ngo ajyana amavuta enze cyane kugera ubwo Yuda yavugishijwe ngo ayangaya ngo yagurishwa ngo agahabwa abakene benshi. Yesu aramubwira ngo abakene ibihe byose, ngo ariko uyu nguyu ibyo akoze aho bazavuga ubutumwa bwose. Urumva already akuwe mu rwego rwa maraya, akuwe mu rwego rw'abasambanyi, abayicyamamare, ahubwo abayuvugwa yanditswe muri Bibiliya. Yewe kubera umuntu umwe ejo bundi nkubaze ko duheruka Imana itoranya ntumwa yasohoye nka 12, ubundi zizwi n'izingahe muri Bibiliya. Duheruka amazina yabo, nabimubwiye araseka uwo muntu. Duheruka amazina yabo, ubundi abavugwa ni Petero, ni Yakobo, ni Andereya, ni Simoni, ni Yohani, hakaza na Toma kera hakana n'abarutima. Abandi bari hehe? Abandi bari hari abandi hari nabo duherukira nyine muri Matayo bavuga intumwa n'amazina yazo, ariko nyuma izagiye zivugwa bitewe n'ibikorwa. Ntibavugwa, ariko uwo mugore arimo aravuga. Kandi aba bantu ikintu uyu mugore yakoze n'intumwa zari zihari, kandi ntizari zaragikoze, kandi hari kuwa kane mutagatifu habura umunsi umwe ngo Yesu apfe. Ateguye umubiri wanjye, nta yerekwa mwagize. Tangaza ko umuntu yava ahantu habi gukurwaho igisuzuguro ngo ukore, avuga ati aho ubutumwa bwose buzavuga. Deja avuye mu byamamare by'uburaya, yamamaye mu ijambo. Kandi na Petero wari umuyobozi w'intumwa za Yesu, iyo tugiye kumuvuga akenshi tumuvuga kuri kote febre ngo yihakanye Yesu. Tugera tuvuga intege nkiyagiye, ariko uyu mugore uyu munsi nitwibuka uburaya bwe, turibuka ikintu Yesu yavuze, turibuka igisuzuguro Yesu yamukuyeho, turibuka izina Yesu yamuhaye, turibuka ikintu Yesu yakoze. Ariko tugendeye ku cyo Mariya nawe yazitara meritra nawe yagize gute yakoze. Tugana ku musozo watubwiye intambwe ya mbere. Ikintu cya mbere ni ukubanza kwimenya. Hari ibintu bitatu: ni ukwimenya, kwisobanukirwa, ukabirambirwa. Iyo ni intambwe. Ukabyanga ubundi ukajya. Iyo ntambwe imenye, ubirambirwe, ubundi bive muvuge ngo bisimbe kwiriye. Intambwe ya kabiri ni ukumenya ubigukuraho, ugukuraho icyo gisuzuguriro. Ese ni arabisigiwe, ese arabishoboye, ese ubundi nikomeze, ese hari umunyakaranda ukuraho undi, ese ndamwemera. Tugera no ku musozo, reka mbwira abadukurikiye n'abatureba, amavuta utemera ntabwo agukorera. Urumva amenya aho agomba kubishaka. Gatatu, amenya ibyo yitwaza. Uritwaza iki? Iyo yitwaje ntitwaza ibintu bisuzuguritse, yitwaza ibintu by'agaciro yari afite. Umugore avuga ati nta kindi kintu nabona afite, kuko iyo parufe nkubwira amakuru n'abatari bayazi, uruganda rukora amavuta muri Isiraheli meza ya Elayo rukomoka ku uwo muryango wo ngahibaze. Rero hari abantu badukurikiye bavuga ngo ibyo muvuga none twaratanze twenda kuzapfa. Umwana w'umwami witwa Salomo, umuhungu wa Dawidi, Bibiliya avuga ngo yagiye gutamba ibitambo ashaka ubwenge. Ashaka iki? Ubwenge. Ahera ku gitambo cya mbere, Imana ntiyabumuha. Icya kabiri ntiyabumuha, nawe ntiyarambirwa, agera ku bitambo 1000 kugeza ubwo atamba ngo agacuho n'ibihumbi 7 ubundi arananirwa. Arata neza biramunanira, aho Imana ibonye yaguye agacu, kandi ngo agiye kuzakomeza ejo. Imana imusanga mu ijana amubwira ngo ushaka iki? Ewe ngo nshaka ubwenge. Ni ngombwa kushaka, dushakashake uburyo Imana yadukuraho igisuzuguriro, kandi Imana irabishoboye. Uyu muntu uri bukora ibi ngibi, uyu muntu bisobanukiwe, arakurwaho igisuzuguriro, amateka arahinduka. Uko abantu bari bakuzi, amateka yawe araza guhinduka. Uko abantu bakumenyereye, Yesu arukuraho igisuzuguriro. Uko winjira bakuzi, siko usohoka bakubona, izina ryawe rirahinduka. Abantu baraza kukwibazaho, bavuge ngo niwe cyangwa siwe, kandi ubushuti buraza kukwegera, ndetse barasezerana nawe isezerano, bakubwire ngo burya tubonye kuri umunyamugisha, burya wasenze Imana nzima, burya waruhiye ukuri, burya Imana yawe irakora, burya irashoboye, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ndagira yamaze kumva neza icyo akwiye gukora, ndetse ko binashoboka ko akwiye gukuraho igisuzuguriro. Imana umugisha. Mushumba rero mwemera nk'umunyamavuta,
ntumera nk'umunyamavuta ushobora gusengera umuntu agakurikira, ndetse ubu tunavuze bike tuzanakomerezaho n'umunyemerera kugira ngo tubwire abantu ibikwiriye kubohoka, kandi iyo tuganira dutya tuvuga ibintu by'ukuri, nta mpamvu yo guca ku ruhande, kugira ngo abantu bagende basobanukirwa, ndetse ibyo utasobanukiwe ndetse ushaka no gusengera ngira ngo biroroshye ko yakugeraho, kandi ushobora kumuha kontakte ye, wenda turaza no kuyishyira munsi y'ikiganiro, ariko mwanayivuga mushumba. Ariko niba nkugiriyeho umugisha kuri Hebron TV, baretse tukabaha umwanya wo kubasenga, nta kibazo, duhitemo umunsi abantu bakwiyandikisha iwawe, bakwiyandikisha iwanjye, kugira ngo tubahe umunsi. Rero ushobora gufata umunsi washaka, noneho ku buryo hari ibyo tutavuze, yego, ko umuntu ni ku giti cye, hari ibyo tuzavuga twashyizeho Zoom, twashyizeho kuri WhatsApp gutya, tukavugana video amaso ku maso, yego, tukabaha izo nimero bagiye kubona, ngenda baha ku wa kane nkicara hano, nzajya mu biro byanjye aho biri mu Kiyovu, ncareyo indangiza bahamagare, ariko uwo ntafite utarambwiye mbere azihangana, twakira abo bantu. Yego, twakira hari abantu bakwiye kumenya, hari n'ibyo dukwiye kubabwira birenze tutavugiye imbere ya kamera, kuko nzi ko nawe Imana yagusigiye ibyo bintu. Rero kuba dusigiye gukora uwo murimo, turakuraritse ngo uduhamagare, niyo wakwandika ku wa kane mparande tuguhe isaha, maze dukora uwo murimo. Urakoze mushumba kubw'iryo yishurirwa. Ku wa kane nanjye nzaba mpari, yego, ku wa kane nanjye nzaba mpari, nzagusanga kuri ofisi yawe mu Kiyovu. Hanyuma abo bantu tugiye kubaha nimero, baze kudusaba rendezvous, hanyuma tubaha isaha, buri muntu wese uzi utwandikire, turamuha isaha, tuzahuriraho ngewe nawe dusengera abantu kuri Zoom, tunabaganirize. Ufite ikibazo tubaze cyadasobanukiwe, kugira ngo agere ku rwego yumva yifuza ko Imana yamutabara cyane cyane. Hari ibyo tutabasha kuvugira hano hantu ducecetse, kuko buriya tuvuze in general, icyo gihe tuzabwira umuntu ibye mu buryo buri in deep, no kumubwira ibikwiye gukorwa, noneho no kumusengera by'umwihariko, kugira ngo ibintu bihinduke. Yego, nimero yanjye rero ni 0782554028, ariko mwajya no kuri Tubagiraneho Bwuzu TV cyangwa TUT, murahansanga, kandi no kuri shimye gwaranye n'umushumba ukomeye, twaba tuzagikora mushumba. Amen, asante sana. Nanjye nimero yanjye ni 0788470500, muraza no kwibona munsi y'ikiganiro, ndetse n'iyo mushumba turayishyiraho kugira ngo mushobore kumuvugisha. Numva ari umushumba mbagiriyeho umugisha, mwanyemera tugasenga, kabasengera akoze b'Imana, hanyuma tugasoza. Ndibwira ko tugiye kubasengera bahabwa umugisha n'Imana, ariko gahunda ni ku wa kane duhereye mu gitondo kugera ku mugoroba. Yego, nta kibazo. Asante Mana Data, twese turagushimiye ko abanyatwe muri kino kiganiro, wakoze gufasha umukameramani wacu, ugafasha umushumba wacu, nanjye ukamfasha, abagiye kumva kino kiganiro Mwami Imana bose bagitangira gufungura, batangire babohoke, kandi Mwami dusengera munsi ku wa kane, uho umugisha ube hafi Mwami Imana, kandi amavuta akwiriye azagaragare ku bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Turabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Bye.